Ikaze muri habayeho village reka mvuge ko ari ubuturo n'umudugudu. Tubaye ikaze mu mudugudu wahabayeho, umudugudu mwiza, umudugudu uzadufasha kuzirikana neza amateka ndetse n'ibyarangaga umuco wacu nyarwanda. Ahantu hari ibikoresho bitandukanye, ahantu nawe wasura ukumva ishusho y'ahantu wari usanzwe uzi mu mujyi wa Kigali. Nibyo niba tugiye gukora umukino wo kuhiga babambika amayogi kwe hari igihumurizo. Iyi ngiyi niyo kugira ngo tumenye ko ingoma zihari. Iyi ni ingoma ya Kinyarwanda. Mashyi menshi ariko Karengera uburyo mu cyumweru kimwe mwemerewe kujya muza hano mugatanga ibitekerezo. Abatuye hano bose tutarahari mujye muza mwinjire, tugiye gushyiraho umukozi uhoraho, mutange ibitekerezo, mutwereke uko byakagenze, ikiburamo, icyakahagiye, niba hari duhinga tukarima amayogi akaba hari ibijumba, ibintu nk'ibyo byose kugira ngo birusheho gusa neza. Murakoze. N'icyo umuyobozi mukuru w'uyu mudugudu rwose mbasabe duhuze ibiganza tumushimire, yatekereje neza mu gusigasira umuco rwose. Imumure baragiye mama yampaye agakegero mama yampaye agazarone Rwanda rugira yabowe.